Irurindo bakomeje gutakambira padiri mukuru ufungiwe muri Transit Center. Abayoboke ba Kiliziya Gatolika by'umwihariko muri Paruwasi ya Rutonde iherereye mu murenge wa Shyorongi mu karere ka Rulindo muri Arkidiocese ya Kigali baratakambira padiri mukuru wabo witwa Gakuba Celestin watawe muri yombi azira gusomera misa muri Kiliziya yafunzwe. Padiri Gakuba afungiwe mu kigo cy'inzererezi Transit Center mu murenge wa Tare mu karere ka Rulindo nyuma yo gusoma misa ku cyumweru ku itariki ya 21 z'uku kwezi, akaba ngo afungiwe hamwe n'abitwa abagorozi bo hamaze ibyumweru birenga 3 bafunzwe. Ikinyamakuru cy'inyamateka cya Kiliziya Gatolika cyanditse ko abakristo Gatolika bo muri Paruwasi ya Rutonde bari mu bihe bikomeye by'iyobokamana nyuma y'uko padiri wabafunzwe, ndetse na Kiliziya zose z'iyi paruwasi zikaba zimaze umwaka urenga zifunzwe bitewe na gahunda ya leta yo gufunga insengero zitujuje ibisabwa. Ku cyumweru ku itariki ya 21 z'uku kwa 12 ubuyobozi bwasanze padiri Gakuba arimo gusomera misa muri sale ya Kiliziya yafunzwe. Abari bahari bakisobanura bavuga ko byatewe nuko nta Kiliziya n'imwe yemerewe gukoreshwa muri paruwasi yose ya Rutonde. Abo bayobozi ngo basanze misa itararangira, biba ngombwa ko bategereza kuganira na padiri bamusaba ibisobanuro. Nyuma yaho biba ngombwa ko padiri yitaba ku karere ka Rulindo ku wa mbere ku itariki ya 22 z'uku kwezi. Agezeyo ahita atabwa muri yombi. Iki kinyamakuru gishamikiye kuri Kiliziya Gatolika cyanditse ko kugeza ubu Arkidiocese ya Kigali n'akarere ka Rulindo ntacyo biratangaza kuri ifungwa rya padiri Gakuba Celestin, ariko ku rundi ruhande akaba ari impungenge n'akababaro mu bakristo ba paruwasi ya Rutonde. Aba baturage bavuga ko iki kibazo cyatewe hanini nuko paruwasi yabo idafite ahantu na hamwe bemerewe gusengera nyuma y'ifungwa rya Kiliziya nkuru ya Rutonde ikirimo kubakwa, ndetse na santarari ya Nzove n'iya Nyundo. Kugeza abafite imbaraga bajya gusengera muri paruwasi ya Sainte Famille cyangwa muri paruwasi ya Shyorongi, urugendo bavuga ko ari rurerure cyane by'umwihariko ku bageze mu zabukuru n'abarwayi. Ifungwa rya Kiliziya zose muri ako gace ryagize ingaruka zikomeye kuba padiri bakorera muri paruwasi barimo padiri Gakuba Celestin na padiri Baganizi Fideli, kuko ngo babuze aho bakorera ubutumwa bwabo bw'ibanze bwo gutura igitambo cya misa no gutanga amasakaramentu. Kinyamateka yanditse ko nubwo abakristo bari bafite ishyaka ryo kwihutisha iyubakwa rya Kiliziya nkuru ya Rutonde, ibikorwa ngo byakerewe kubera ifungwa ry'insengero.